cyane Mana. Urakwiriye ibyaremwe byose ngo bigushime. Niyo mpamvu tuze ducuranga, tuze duhimbaza kugira ngo ishimwe ryacu turigeze ahera hahera Mana. Tugushimiye ku gihugu cyiza, tugushimiye ku buzima bwacu, tugushimiye kuko watangije umurimo ukaba ukiri under operation, my God. We thank you, Lord, today. Be blessed. Ndagushima. Bakunzi bacu, turaramya duhimbaza kuko ijambo ry'Imana muri Zaburi y'ijana haravuga ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe. We are really so thankful and we are happy to praise and worship. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Hallelujah. Nshuti za Divine Power, today and tomorrow ndabasaba yuko muzajya mugira ibihe byo kujya imbere y'Imana yanyu muririmba kandi munezerewe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri byose mushime. We've got to be thankful every day. We've got to thank God when we are in difficulties. Iyo bitoje umutima wawe kugira ngo unezererwe Imana n'igihe bikomeye, umutima wawe urabitora n'umubiri wawe ukabitora, gutyo ukaba umukristo wuzuye. Amen. Muri Zaburi y'ijana ku murongo wa 3 haravuga ngo mumenye yuko Uwiteka ari we Mana. Ariko nkunda Imana. I love God. Icyamu Uwiteka wicaye mu cyicaro cye mu isanzure rye, akajya areba umutima wanjye ukuntu unezererwa Imana. Hallelujah. Iyo unezererwa Imana ugira byinshi bishobora kukuyobora mu marangamutima yawe. Habamo kuramya, habamo guhimbaza. Niyo mpamvu mu myaka yanjye y'ubukure ndasirimba. I do it with passion kugira ngo ntoze zo hazaza. We've got to prepare the generation. We've got to walk the talk. Ntabwo nakwigisha abana ngo bazajya batambira Imana bayiririmbire nkuko David yabigiraga ntabikoze. But I'm sure on social media, even when I don't exist on this earth anymore, hazabaho yuko bazasubizaho Judith asirimba. Nta soni mfite uretse ibyaha byanjye kandi nabyo byarababariwe. Hallelujah. Nicyo kinezeza umutima wanjye, nkumva byarangirira mu mpundo, nkumva byarangirira kujya mu marembo y'Uwiteka nsirimba kugira ngo igihe gikwiriye, igihe nzataha ifayiro yanjye izaze n'amavideo yanjye himbaza Imana kanezerewe. Hallelujah. Twongere dusome ku murongo wa 4 haravuga ngo mwinjire mu marembo ye mushima no mu bikari bye muhimbaza. Tujye tunezererwa Imana. Hallelujah. Twigisha abana bacu gucuranga, twigisha abana bacu kuba abantu that can fit on the market. How do they fit? We develop their skills. At the same time, we develop them spiritually. And then they are compatible to manage their destiny. So, hallelujah. Bwoko bw'Imana mureke tunezererwe Imana. Iyo uteguye umwana muri skills part, ntumutegure muri spiritual version, ubusa nk'umuntu ugendera ku kuguru kumwe. This person hari ibintu azakemuza skills zo yize kwisi, ariko hari n'ibindi bizamunanira akabikemura by spiritual. I mean, you should be ready in the realm of the Holy Spirit. You should be ready on the market to know, what do I need today? Which skills do we need for the future? Talk about AI adaptability. Twigisha abana amashuri, tubigisha no mu buryo bw'umwuka, for them to be ready. And what do we do here? We prepare a new generation. We prepare a new world that we want as parents. Nukuri tujya dusirimbira Imana. Tunezererwa Imana, abatabyemera ntibabyemera, ariko ababyemera tuzabikora. And it starts with me. Niyo mpamvu mutubona dusirimba, niyo mpamvu dusirimba n'abakuru tugasirimbana n'abana kugira ngo dutegure a better future. Thank you so much. And my last word iri ku murongo wa 5 haravuga ngo kuko Uwiteka ari mwiza.
biragatsindwa Uwiteka natakubera mwiza, kandi umurakaza azareka kukubera mwiza. Nicyo gituma ndakangurira ubwoko bw'Imana kumenya ko Uwiteka Imana ari mwiza, niwe waduhaye amahoro. I'm not going to fear to say 1994. And then when I talk 2025, these are two versions. Kuko Uwiteka yari mwiza ku bwoko bwanjye, kuko Uwiteka yari mwiza kuri gakondo yanjye, niyo mpamvu nsirimba. Dukomeze ku murongo wa 5 dusome ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Ntabwo ari uko tudacumura, ariko ni kubw'ubuntu twagiriwe. Rero nimutubona dusirimba, mujye mumenya impamvu zabyo. Nimubona muvuga ngo ariko bariya ko bayobora abantu benshi bakananirwa kwiyubaha, oya, dufite ibanga to operate in the spirit of the Lord. Tukamenya ngo niba bamwe bananiwe abandi bagomba kubikora. Tugomba kunezeza Imana. Rero Imana ibahe umugisha. Ndabakumbuze Zaburi 100, mujye muyisoma murebe kunezeza Imana no kunezererwa Imana aho bikomoka, gutyo namwe muri destiny mubashishwe neza kugendana n'Uwiteka. Ndabashimiye. We love you and we are ready to serve. Thank you so much.